ngiye ninjye wapakiye ndi wanyuma. So none ngeze kuri station ndi kunywa mazutu, umuhungu yari yicaye ku ntebe ya kabiri uvuye inyuma, umukobwa yicaye ku ntebe ya nyuma yihera. Tugeze kuri station umuhungu arimuka yegera umukobwa ku ntebe ya nyuma. None bafata igikapu bari bafite kuko bari ku ntebe bonyine, babishyira ku ruhande rwo hirya aho basigara mu nguni bonyine. Batangira bagenda baganira ndetse basomana begerana, mbongira ngo ni bimwe bisanzwe ndetse by'abantu b'inshuti. Ariko ubwo twageze aho bita ku Kinyoni, mpagaze mu mama runteze kuko bwari bwije, mbona ari umukiriya ndahagarara mushyiramo. Ubwo ngiye mbona ni ibintu bitangiye gufata iyi ntera ndende byo gukarisanya by'urukozasoni. Amafaranga bihorera ndavuga ni wenda ko byakagenda kose ariko bura birarangirira aho ngaho. Ni ibintu bakora kenshi na kenshi ku modoka ya nijoro, y'imodoka zirimo abantu bakeya basa nkaho bakodesha amashamburi bakabikora. Ariko rone ngiye impamvu ngibyo byageze nubwo biba indengakamere hagiresemo n'agasuzuguro. Ngo twagiye tugeze kuri arete y'ahantu bita mu Gasiza, ndahagarara umugezi avamo shana amatara. Ndebye mbona umuhungu n'umukobwa ndabashaka aho bicaye mu ntebe ndababura. Kumva urumva ko bari batangiye kunama bihisha abandi bantu bandi ibyo bakoraga. Tugeze kwa Nyirangarama umugezi avamo, mbona umukobwa yicaye ku bibero by'umuhungu. Tugeze kuri basiri y'inyangamuntu, nongeye numva binyanze mu nda kuko numva nanjye no kugenda ngira ibintu bya fibrose mu mutwe, kugenda nyebuka ndeba abo bantu ibyo barimo. Ndahagarara mpagaze ncanye amatara, mbona umukobwa yicaye ku bibero by'umuhungu, bigaragara ngo uyu muhungu yarafunguye lisani, umukobwa yicaye hejuru yiwe. None umuhungu ahita ambwira ngo ni uburenganzira bwacu kwicara aho dushaka, twataza amafaranga yacu. Nanjye numva binyanze mu numva akora agasuzuguro, ntabwo ari uburenganzira bwawe. Ino modoka mwaguze imodoka ibageza aho mugera, ntabwo mugeze mukodesha ari ugiye gusambaniramo. N'abandi bagenzi bari bamwe twebwe twabibonye kare ibyo bintu, ahubwo shoferi urihangana. N'abandi bagenzi bandi batera induru bati reka ntabwo tubishaka, ni ibintu ke utaduteza imyaku, shoferi akaba yatuze. Tugeze kuri polisi, ubwo nibwo umupolisi yazaga arabwira ati muvemo. Urebye ukuntu gahunda zagenze ntabwo bari basanganywe. Nawe ushyize muri logique nk'umuntu w'umugabo, ntabwo waba ufite inshuti yawe musanganywe mugiye ku rugendo mutangire kugenda mukora ibyo bintu by'umukozi ari kwisoni mu modokari, kandi mufite umwanya wo kuba hari aho mwabikorera. Icyo ntabwo nakibonye kuko itara ryakaga, kandi ubwo nahagaze n'umwanya munini ndimo mbasaba kugira ngo batandukane hagati yaho, urumva ko yise nawe, ariko muri geste yo gufunga lisani ngiye nabibonye. Ariko noneho mpagarara n'abagenzi bose babibonye yicaye ku bibero byiwe uwo mukobwa, bigaragara ko yambaye akamini k'umukara yakazamuye, umuhungu nawe afunga lisani yicara hejuru yiwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ibintu birumvikana, ntabwo byo kuvuga. Ntabwo baryamye ngo umuhungu ajye hejuru y'umukobwa, ahubwo umukobwa we yicaye hejuru y'ibibero by'umuhungu, lisani ifunguye. Bigaragara ngo bo bashaka kurangiza ikibazo cyabo nta muntu. Ariko bitewe n'uko ngero televiziyo nagiye hagati, ingenda ndeba indani mu bagenzi kugira ngo nagira n'usaba kugabanya radiyo nyigabanye, atarambwira ngo gabanya. Yavaga i Kigali i Musanze.